Tuhaye ikaze nanone kuri channel ya Nutri-MediPlus. Twagarutse na fat to fit group A. Group A tumaze amezi 3 dutangiye urugendo rwo kugabanya ibiro. Turi kumwe n'abantu bataye ibiro byinshi kurusha abandi. Hari umaze gutakaza ibiro 14 byose mu mezi 3. Ndetse n'abandi bagiye batakaza bike kuri we. Niwe ufite ibiro bya mbere muri iyi groupe y'abantu 20 twatangiranye. Tugiye kumubaza ese ari yumva gute, imbaraga byamusabye zingana gute, discipline byamusabye zingana gute. Tuguhaye ikaze, gusa nago turi bumwerekane ku bwa privacy ye, ariko no kugira ngo namwe mudukurikirana mumenye uburyo umuntu ashobora kubikora akagabanya ibiro, kandi mumenye yuko bishoboka. Bantu muri gustrugglinga n'ibiro, burya iyo umuntu yiyemeje agafata discipline wundi akagira guidance ya muganga umukurikirana, birafasha mu kugabanya ibiro kandi birashoboka. Tuguhaye ikaze. Tuguhaye ikaze wowe twabanye dutangira tukaba tugeranye mu kwezi kwa 3. Uriyumva gute? Ni ibintu biba bishimishije cyane gufata igihe cyawe, umwanya wawe, kuko kubyibuha hari ukuntu uba wiyumva, uba wumva mu kugenda ucitse intege. Narwaraga umugongo, sinagendaga umwanya munini nkumva ndahumagira, ariko ubu rwose maze gutakaza ibiro 14 mu mezi. Watangiye ufite bingahe? Natangiye mfite ibiro 88 n'ibice 70. Ubu ngubu mfite 74 n'ibice 90. Rero rwose numva ari ibintu bishimishije cyane, kuko ubu nsigaye numva ndi fiti, ndagenda rwose nkumva meze neza. Mu by'ukuri bari ibintu bishimishije cyane, kuko umuntu aba yakoresheje imbaraga nyinshi. Yego. Ubwo bivuze ngo umaze gukuraho ibiro ni hafi 14, ni 13 n'ibice 80 gutyo 90, urumva ni 14. Wow. Imyenda umaze gutangira kwambara gutambaraga ni nkingahe? Ego ko ni hafi ya yose. Ubu ndi no kugenda nsubiramo ngabanyisha utwenda kugira ngo tujye kuri taye. Iyo maze ntambaraga ni myinshi cyane pe. Niyo ndetse kwambara yamaze kuba myinshi, kuko ibiro 14 ni byinshi cyane. Yamaze kuba minini. Yego. Uru rugendo rw'amezi 3 rwakugendekeye gute? Urebye ntago biba byoroshye, bisaba discipline nyinshi, bigasaba no gukora cyane. Ikindi nabonye mu gutakaza ibiro, hari ukuntu umuntu atakaza ibiro muri mind ye afite ari uko bigomba kuvaho gusa tu. Ari cyo agomba gukora, ariho hahandi umuntu ashobora gushita yabona nk'ikintu wenda atemerewe, yajyagwa kuri fantasy cyangwa iyo migati akaba yabirya ku rwego ruri hejuru. Ariko nabonye regime igomba guhera mu mutwe kugira ngo umuntu agire discipline. Ukaba wavuga ati ngiye kurya iki ngiki, ariko se kiramarira iki? Ukamenya n'icyo kigiye kukumarira. Icyo gihe rero bituma udashukura, niko nabyita. Ntago twicwa n'inzara. Discipline dukora ese iri worthy cyangwa se irakwiriye kuri resultat wabonye? Yego, irakwiriye cyane rwose, kuko udafite discipline ntago ibi biro bingana gutya wabita. Ntago wabita rwose, ntabwo bishoboka. Ariko kuko nibyo nahoze mvuga kare, iyo byamaze kugera mu mutwe ntabwo uvunika pe. Wumva ari ibintu bisanzwe, nk'uko abandi bajya hariya bagafata amafiriti, nawe ugafata, nyine aba ari ubuzima busanzwe, ntabwo biba bigoye. Mu mezi 6 target ufite yari imeze gute? Nari mfite target yo guta ibiro 28, kuko nshaka kugira ibiro 60. Ariko abantu benshi uko bari kumbona gutya bari kuvuga ngo nashizemo, ngo nishaka ndekeraho. Ariko ewana, gahunda ni ibiro 60. Ni ibiro 60. Wow. Hari change mbona ku ruhu rwawe. Uduheri wari ufite twarashize. Byagenze bite? Wigeze ureba mu dermatologue? Ubundi muri change tuba expectinga no ku ruhu haba harimo. Ahubwo abantu bamaze iminsi bambwira ngo naritukuje, ariko narababwiye ni rwose iyo umuntu arya neza ibintu byose birahinduka. Nkeka ko kubera ko umuntu aba arya neza, akora na siporo, uruhu narwo ruba rwiza. Kubera ko na za siporo tuba dukora kwakura umuntu aba transpira n'ibiki byose, rwose umuntu agira po nziza. Nk'ubu hari akantu nari mfite hano mu maso,
kari kamaze gukura cyane, nari nzi ko nzakajyana no ku mudermatologe, bari barambwiye ngo bazakabaga, ariko ntabwo nzi ahantu kagiye vuba. Kara disappearance. Yego, kari hano k'umukara kanini ukuntu karanandyaga, ariko ubu ntabwo ahari. N'ibiheri biza ni ukubera imibi iba yandiye, abandi barambwira ngo nditukuza kandi nta kintu kuryama muri supaneti. Yego. Izindi mpinduka umaze kumva mu mubiri wawe ni izihe? Impinduka ni uko icya mbere umuntu aba yumva yishimye, wambara umwenda ukumva uraberewe, ujya mu bantu rwose ukumva umeze neza. Ikindi uba wumva uri fit, uba wumva uri supure, ikintu cyose uragikora, ikintu cyose wagiterura. Gusinzira uragenda ntiwahagire, ukaryama neza amasaha menshi, nyine uba wumva umeze neza mu mubiri. Yego, okay. Turagushimiye rero. Reka tukwifurize kuhaje mpaka ibiro 28 tubikuye. Umaze gukoraho 14, ibindi 14 bisigaye nabyo birashoboka. Abantu benshi bacumuna intege ngo gabanya, ngo rekeraho, akenshi baba ari banini kuturuta. Niyo mpamvu bashobora gutuma ucika intege. Ntucike intege paka tugeze mu cyatsi, mu biro byiza wagakwiriye kuba ufite. Hano turi kumwe n'undi mu mama mwiza, we watwemereye yuko tumwerekana. Turakwakiriye Greta. Murakoze. Umeze ute? Umeze neza. Yego. Uri mu bantu twatangiranye uru rugendo rwo kugabanya ibiro. Wowe umaze gutakaza ibiro bingahe? 13, hagati 13 na 14 mu mezi 3. Kandi wowe uri mu bantu bonsa. Umwana wawe arangana gute? Afite amezi 10. Uru rugendo rwakomereye gute? Uru rugendo ntago dutangira ntago byari byoroshye, ariko ikintu nabonye cyo gukorera muri groupe biragira hari ikintu byongeraho. Niyo ucitse intege umenya uko ugaruka, ukagira nyine agashari keza, ukagaruka mu murongo. Ntago bimeze nkaho wakwikorana wenyine, kuko iyo wikoranye wenyine ushobora kuvuga ngo ndatangira ejo, ugasanga ejo hiyongeyeho ahandi. Ariko iyo uri kumwe n'abandi uravuga ati ibi ndi gukora ntago ari byiza, reka nanjye nkomeze. Nk'umubyeyi wonsa, nta kibazo cy'amashereka wagize? Umwana ngo asubire inyuma? Oya, ntabwo nigeze ngira icyo kibazo, kuko hari supplement mwaduhaye adufasha. Ubundi nibazaga ko bizateza ikibazo, ahubwo ubu ngubu mfite amashereka menshi, kuko iyo ushizeho n'amazi aba menshi ahubwo akikaba. Nta kibazo cy'amashereka wigeze ugira? Ntacyo nigeze ngira. Inzara? Sofa n'inzara wapi? Icyo nashaka kuvuga ku bintu by'amashereka cyane, amashereka abantu benshi bajyaga bambwira ngo se kugiye kuri regime ngo ujye imboga gusa, ngo ukajya ngo utuntu dukeyi, ngo urabona ngo amashereka atazashira. Ariko ntabwo yigeze ashira. Icyo kibazo nanjye mfite, ariko ntabwo yigeze agenda. Ahubwo ikibazo agenda iyo ntanyoye amazi, niyo ntanyoye na phenocid cyangwa nka fenugreek, iyo nabikoresheje aragenda nkabibona pe. Ariko iyo nabikurikije neza amashereka mba nyafite, uburyo naho iyo natinze kumwosa yikama. Nta kibazo cy'amashereka wigeze ugira. Icy'inzara naco, ahubwo aho kugira inzara urarya ukumva urahaza. Yego. Iyo umaze kurya nka salade, kuko kuri timetable biba biriho, bajya kurya n'imboga, ahubwo n'ibindi birangira utabiriye. Kubera iki? Kubera guhaga. Ariko hari iby'ingenzi tutagomba kubura kugira ngo nanone regime yacu ibiri equilibre kandi imeze neza. Nanone ugomba kubirya byose, ntabwo ugomba kugendera ko utagize ngo wahaze, ugomba kurya indyo yuzuye. Impinduka zimaze kukubaho uretse gutakaza ibiro 12, 13. Impinduka zindi zimaze kukubaho ni nk'izihe? Impinduka icya mbere ni mu myenda ntambaraga. Yego. N'ipantaro nambaye hano nyeruka kuyambara muri 2021. Wow, imyaka ndayambara imyaka 2 ndayambara nkumva nta kibazo. Hari n'indi myenda. Ikindi naco nukuntu niyumva muri nje, mba numva ndi leje sinzi ko nakivuga mu Kinyarwanda. Woroshye nta kibazo. Constipation yaragabanutse, kuko nagiraga ikibazo cya constipation cyane, yaragabanutse nayo. Ikindi no guterera ahantu naraterera nkumva
umva ngiye nko gupfa ariko ubu ngubu byaragabanutse nkora n'ibintu nakabashije gukora. Yego. Nta bindi bibazo wagiraga ariko mu buzima busanzwe? Ikibazo cyonyine nagize ni cya constipation, ariko nayo ibonye ko yategagwa n'ibintu naryaga. N'ibintu waryaga. Yes. Kire, turagushimiye Greta, reka tukwifurize yuko ibihe bisigaye nabwo urifuza guta ibiro bingahe au total? 20. Ubwo bivuze ngo usigaje ibiro 7 mu mezi yandi 3 asigaye, urumva ko biroroshye ntabwo bizakugora. Turagushimiye cyane. Murakoze namwe. Yego. Turakwakiriye nawe. Uri mu bataye ibiro bitari byinshi, nubwo ngewe ntanabyita ko ari bikeya. Umaze gutakaza ibiro bingahe muri uru rugendo rw'amezi 3? Maze gutakaza ibiro 5. Yego. Byakugendekeye biti? Icyambere sinkora siporo. Yarananiye nimba ari ibiro byinshi nkaba kuba active bikingoye birashoboka, ariko ntekereza ko na gene z'abantu ziba zitandukanye n'imiterere y'abantu. Hariho abantu ibiro bivaho byihuse, hari nabo bitinda kuvaho. Ese regime ubona uyubahiriza nihe bikugora? Kuko ubundi mu mezi 3 tuba twe-expectinga byibura ko tumaze gutakaza ibiro 10 gutyo. Ahantu bingorera cyane ni ku masaha yo kurya. Kubahiriza ngo isaha ya breakfast niyi, isaha ya lunch niyi, no gufata ibya nijoro. Niho hantu mbona nkorera ereri cyane kubera imiterere y'akazi kanjye. Yego. Nubwo se wenda utataye ibiro byinshi nk'uko twabyifuzaga muri aya mezi 3, tugiye muri faze ya 2 y'amezi 3 yandi akurikiye. Ese haba hari impinduka wagize mu myumvire n'imitekerereze, mu buryo wabonaga ibyo kurya? Haba hari impinduka cyangwa se mu buryo wahitagamo ibyo urya n'ubu ngubu uko wiyumva, cyangwa imitekerereze uko umeze? Imitekerereze yarahindutse, n'uburyo niyumva mba numva byarahindutse. Quand même nahinduye imirire n'uburyo bwo kurya. Sinacika intege nubwo byatinze kuvaho, bishobora kuvaho mu kwezi kwa mbere, kwa kabiri bigahagarara, ariko mfite icyizere cy'uko mu mezi 3 asigaye hazavaho maximum, kuko nta kidashoboka. Nubwo biba bikomeye ariko birashoboka. Nkurikije rero ibyo nigiye ahangaha, ngewe ndakomeje. Icyizere cyo kirahari ko bizavaho, bizatinda ariko bizavaho. Yego. Si ubwa mbere ukoze regime. Ndumva ari byo, ariko mu byo twaganiriye icyo kirimo ko atari ubwa mbere ukoze regime. Ese ubona itandukaniro ry'iyi regime n'ayandi maregime wagiye ukora, ubona ari nk'irihe? Icyambere, iyi regime sinayita ko ari regime, ahubwo ni uburyo bwo guhindura ibyo turya n'amasaha tubirira. Bwa mbere regime byaga bimeze nk'igihano, umunsi urasimbuka kurya ibi, urarya iminsi 3, indi kurikiye uhagarike, ariko ibi ngibi mbona ari lifestyle, mbona ariko ubuzima umuntu akagombye kubaho. Mbona nge simbyita regime, ahubwo mbyita ko ubu buryo iyi systeme mukoresha ni uburyo bwo guhindura imirire, tukagira ibyo tugira quantité nyinshi, tukagira n'ibyo tugabanya quantity. Rero ubu buryo bwo kugabanya ibiro nge ntago mufata nka regime, ahubwo mufata nk'ubundi buzima bushya mu mirire. Yego, ni ubuzima bushya mu mirire. Tukwifurije kudacika intege. Murakoze cyane. Kuko gushaka ni ugushobora, kandi umuntu mu buzima umuntu ni ukurwana mpaka tugeze ku ntego. Ushobora kudatakaza 20, ariko n'ibyo 10 byavaho biruta umuntu wari umeze nk'ubushize uko yarameze.
yego turagushimiye nawe kandi tukwifurije yuko nta gucika intege buke buke paka tugezeyo. murakoze cyane. Merci beaucoup. Niyumviye rero yuko iyo umuntu ashatse gutakaza ibiro birashoboka, ndetse bigashoboka ukumva impinduka, ukambara imyenda utambaraga, abarwaye umugongo ugakira, abarwaye ibiheri bigakira, ndetse n'ibindi bibazo bitandukanye. Ku bagore bonsa bo hari uburyo tubafasha by'umwihariko nubwo bari muri groupe n'abandi, ariko bo baba bafite uburyo bwabo butandukanye n'abantu batonsa. Gahunda yacu rero ya Fat to Fit turayikomeje, kandi bantu mwifuza kuzajya muri Fat to Fit season ikurikira, tubararikiye kutangira kwiyandikisha. Tuzatangira mu kwa mbere, tuzatangira n'abantu baziyandikisha mbere y'abandi. Tubararikiye gukurikirana ibiganiro bya Nutri-MediPlus mu gihe kandi wifuza gutakaza ibiro by'umwihariko udakoresheje groupe, nabwo turagufasha. Dukorera Kimironko hafi ya Simba mu kigo gitanga ubujyanama mu mirire bita Nutri-MediPlus. Mwari kumwe nanjye Fite Suleya, naho ubutaha.